hari ababibona nk'ibisanzwe, abanyonzi hamwe, abamotari hamwe, abacuruzi hamwe, atagisimene hamwe, abakarani hamwe, abakozi ba leta hamwe, abigenga hamwe, guhinga imbuto imwe kandi gashorwa kuri koperative imwe, yewe ab'imicere babe bamwe, ab'ibigori babe bamwe, leta zijye hamwe, leta z'ubumwe za Amerika, uburayi bwunze ubumwe, Afrika yunze ubumwe, amadini abamwe, mbega ugusohoza ubuhanuzi, mbega umugambi wari murimo kwihuta, kandi mbega ngurakirwa, akabi nuko udasoma Bibiliya ngo umenye ikirimo, ingorane nuko uba mwisuri impumyi kubirimo kuba kandi binyura imbere y'amaso yawe. Bibiliya ngo bafite amaso ntabwo bareba. Mukosore ibyo abashinze ayo madini murimo banyuranije n'ukuri kwanditse muri Bibiliya. Ba Protestant twize ibyayo, murateganya gukomeza inzira mwatangiye mwasanzemo bene wanyu, bagaturika mukurikije inkomoko yaho mwaturutse, nubwo ngiye kongera kuyisubiramo mu magambo avunaguye. Mu mugane w'indirimbo yanyu, muzakomeza inzira mwatangiye. Yari amaze imyaka 21 avutse, ategeka Yerusalemu, amara imyaka 11 Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka. Wenda reka mbesoreje ahangaha. Sogokuru wawe akose, iso ntakura icyitegerezo nawe akose, nawe nurangiza ugere mu kirenge cya so na sogokuru wawe. Muzi ko ariyo karande yo kamya amatorero. Yabwiye ko ibyabo konje aya madini ngiye kuyashyira ahagaragara, ibyayo bikamenyekana, abantu batabizi bakabimenya. Vatican II, les 16 documents conciliaires, uhereye ku rupapuro rwa 495, imuza amatora icyo bise ecumenisme. Muri introduction ihari iravuga ngo promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens, c'est l'un des buts principaux du Saint Concile Œcuménique de Vatican II. Uyu mugambi wamaze gutangira, Loni yakiriwe umushinga, leta z'ubumwe za Amerika zakiriwe umushinga, wateguriwe mu Burayi, Vatican iri waho promotinze. Murajyahe izo mekanizme de defense abantu bazana nta na rumwe rushobora kwemerwa imbere y'Imana. Niko bimeze, iryo ni hame nta n'uwarihindura. Reka nze mbasogongeze gato ibyayo madini abiri atandukanye n'andi yose mubona. Andi buriya mubona ari mu bigare nayo ubwayo atazi, bafite umwihariko w'ibintu bibi wabo bitabahana. Ayo matorero abiri, mbere yuko mbijyaho, ibihamya by'itorero imizingo, amigisha za buri gihembwe, ibyumweru byo gusenga, amavugurura, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ibindi byinshi cyane, ngaya amatorero abiri afite ibitabo andi madini atagira. Mujya mubona imitwe y'insoresore zambare wagira ngo n'abasirikare. Jya mu Bagatolika uzabasanga y'abaskuti n'abasaveri, jya mu Adventiste umunsi wa karindwi uzabasanga y'abajiya, urumva? Jya muri ADPR harabuzabona se, jya muri Zion Temple ntabuzahuriyeho nabo, jya muri Assemblée de Dieu ntabuzabona. Ariko kuki aba bantu babiri bafite ibintu byenda gusa, gahunda itagipfa guhinduka. Usanga misa yasomewe i Kabgayi, niyo yasomewe mu Ruhango, isomerwa i Kigali, amasomo namwe niyo yasomewe i Burundi, niyo yasomewe i Vatican no muri Amerika. Gahunda iba ari imwe. Mu itorero ry'Abadventiste usanga kenshi gahunda. Jya ndeba abacibwa benshi ngo bishe gahunda. Hari gahunda y'icyigisho cya mu gitondo, hari gahunda y'ishuri ry'isabato, hari gahunda y'amigisho, iki cya saa 5 wava kajya hano ugasanga ni identique. Cyo mwumva ibintu bigiye bihura. Jya mu Bagatolika uzahasanga ibitabo byinshi bivuga iby'abatagatifu n'imibereho yabo nuko biyambazwa. Jya muri y'Abadventiste umunsi wa karindwi uzahasanga ibitabo, urebe ibyanditseho ngo abakurambere n'abahanuzi, usange bavimuzi, abantu bose bavugwa bakera, abahanuzi n'abami. Na Bibiliya ubwayo yaranizwe imyaka myinshi, Vatican irayiniga, yarayiciye yica n'abayisomaga. Ariko ndabamenyesha ngo ibyo bagerageje byarabananiye. Twabonanye n'Umukiza yaratwakiriye, atugira abana be, adufite mu biganza bye, kandi bona nubwo mwakwitabaza leta noneho zo kuyandi masi, nimuzatuvuvunura nabuke nabusa mu biganza by'iyatubabariye ibyaha. Abihamya ku mugaragaro kandi ni ihame, niko biri. Katolike nababwiye ubushize inkomoko yayo, ubu mbasobanuriye umugambi ifite. Iya mbere, umugatolika wese yava akagera, niba yifuza kujya mw'Ijuru, azibukira inyigisho zose zikomoka i Roma, yite kuri Bibiliya ntagatifu. Abantu bave muri Babuloni kuko ateretse amahanga yose inzoga, mubyumve neza, cyangwa se yitegure kuzahabwa ku bihano na yizahabwa. Hano bakora umudugudu w'igomero ngo muzinjirana mw'Ijuru ubwo busembwa. Ntabwo ijuru ari ingarane, ntabwo ari ikimoteri, ntabwo ari bubere umwanda wose uzajyamo.
Imana muri uyu mwanya kuko iduha akanya keza ko kwiga ijambo ryayo. Reka mbere yuko dutangira mbanze shimire abantu bari hirya no hino batwereka ko badukurikiye kandi ko bishimira ubutumwa bwiza bugenda bukangurira abantu kujya mu ruhande rw'Imana bakava inyuma y'ibinyoma byashyizweho n'abana b'abantu. Mu gutangira ikigisho cyacu reka dusenge. Mana Nyagasani, turagushimye wowe waturinganirije ijambo ryawe ukagena ko kugira ngo turyige turisobanukirwe ridusobanura ubwira ubukomeye bw'ibyawe tubashe kuryitondera kandi naryo dufashe urinyujijemo kugira ngo ritegure imico yacu n'imibereho yacu imyitwarire yacu ngo tuzishimire kubana nawe. Tugushimiye umugambi mwiza udufitiye icyubahiro n'ikibi cyawe. Uyobore gahunda rero zose zigiye kubaho, abatega amatwi ijambo ryawe uko riri butambuke byose biyoborwe n'ijuru. Tukubonereho umugisha mu izina ryiza rya Yesu, amen. Twigaga ubushize tunaganira ku magambo akomeye inkomoko ya Kiliziya Gatolika. Uyu munsi turakomereza aho twari tugereje, turajya ku gice cya kabiri. Inkomoko mwarayibonye nubwo nongera kuyisubiramo mo gake. Ndababwira noneho umugambi waryo tuzabone gucengera muri gahunda yaryo nyuma. Nababwiye ko amatorero abiri ayo tuzavugaho ibintu byinshi. Itorero cyangwa se Kiliziya Gatolika n'itorero ry'Abadive umunsi wa karindwi. Aya matorero abiri niyo afite ibitabo andi madini atagira, niyo afite ibintu bidasanzwe, kubw'ibyo niyo tuzatindaho. Ahasigaye tuzajya twongeraho ibindi byo kugira ngo abantu bateze amatwi bikubita agashyi bagira icyo bakuramo, kuko nibyo bizafasha abantu umwiteguro ukwiriye, dore ko Yesu agiye kuza. Turebe muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 twumva uko havuga. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize. Impamvu y'ubutumwa bwiza ubundi ni iyihe? Niba mwakurikiye iri somo, ubundi iyo bavuze inkuru nziza ni ikwereka kagurimo igatunga urutoke naho gukirira. Iyo niyo nkuru nziza. Inkuru nziza mbabwira nitesha agaciro ubucocera abantu biyambika, maze igashyira ahagaragara gukiranuka kwa Yesu, kugira ngo abantu bakwambare batabiheshejwe n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo babiheshejwe no kwizera uwo Yesu wambika abantu gukiranuka kwe. Iyi nkuru nziza tuba turimo kuvuga abantu bakwiye kwitaho, nishyira ahagaragara Yesu wakubiswe, wacumiswe, wishwe, wazize ibyaha atakoze, bukamwerekana nk'ubabarira inkozi z'ibibi, yirengagije amafuti n'amakosa bamukoreye. Umugambi w'ubutumwa bwiza ni uguhamiriza amahanga, ni ukugira ngo bunyure mu matwi y'abantu, babwakira batabwakira. Ababubwiriza babwigisha, mwebwe nimurangiza inshingano zanyu mu buvuge bunyure mu matwi y'abantu, babyemera batabyemera, babishyira mu bikorwa batabishyira mu bikorwa. Ngiyo impamvu yo butumwa bwiza, nguko kububwiriza nta kindi bugamije, ni ukugira ngo bubu buhamya. Ezekiel igice cya 3 umurongo wa 18 tuhajye. Handitswe ngo iki? Dusome Ezekiel igice cya 3 umurongo wa 18. Haranditswe ngo, nimbwira umunyabyaha nti gupfa kuzapfa, nawe ntumuburire, cyangwa ngo uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe, uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko wowe ni wowe nzabaza amaraso ye. 19. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzabukijije ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Mwumve imiburo bantu muteze amatwi iki cyigisho. Ndabasaba kugira ngo mwumve imiburo ivugirwamo, mureke gufata imitwe yanyu n'amatwi yanyu ngo muyafunge, maze mufunge n'imitwe, mufunge imitwe, mufunge amatwi nk'uko abayuda babigenje, kugeza ubwo Uwiteka yabwiye Mose mu gice cya 32 cyo kuva guhera ku murongo wa 9 ngo mbonye yuko ubu bwoko ari ubwoko butagondwa ijosi. Abantu barafunga imitwe, ukuri kwanyuze mu matwi yabo, bakirengagiza ntibashake kumva. Ibi bintu byo kugirwa inama, umucyo ugahita ukereka abantu benebere barimo, umuntu akanga kanangira umutima nk'uko Farawo yabigenje. Ndabwira buri muyoboke w'idini uwo ari we wese unyumva ko ntaho bizamugeza niba afite imitekerereze n'imikorere nk'iyo ngiyo. Uko byamera kose,
y'abakubanjirije cyangwa se abatubanjirije umuntu atabakuyeho isomo ryo gukosora ibyangijwe, ndabahamiriza ko umuntu uwo ari we wese utazakosora ibintu yamaze kumva, yamaze gukura icyitegererezo ku bamubanjirije, yitegure kuzasarura ingaruka izava mu myitwarire azagira. Kintu mu bintu nanga mu buzima bwanjye, nanga umuntu ukuri kunyura mu matwi ye agatangira ngo none ko iwacu batatwigishije batyo. Ntibakwigishije batyo kuko nyine batabizi. Ikindi ukumva ngo ukuri nubwo kwahise nkumva niko ngo ariko ngo idini ya data na mama, idini ya so na nyoko bazakujyana mw'Ijuru. Ziko amagambo njya numva mbabaje. Umuntu akakubwira ngo none ko turi benshi ngo ubwo bizagenda bite. Reka mbabwire, nimushake mube muri za miliyari 100 mwakunkumuka mwese mugashya mugashira mukagenda, mwabuze uberurira, mwabuze abantu baberurira ngo bababwize ukuri, babereke ubwihisho mwigobetsemo mu nyigisho zipfuye, mu bugome bwo kugomera Imana. Mwabuze abantu baberurira. Muhagarare rero tuberurire, mwumve ukuri kutari kwa kundi kugenda gushyeshyenga abantu. Ambabwire, abantu mwibumbira hamwe nk'inzoga y'itende mugomera isumba byose ngo muzagira amaherezo meza. Ndabarahiye hano bakora umudugudu w'igomero ngo muzinjirana mw'Ijuru ubwo busembwa. Ntabwo ijuru ari ingarane, ntabwo ari ikimoteri, ntabwo ari bubere umwanda wose uzajyamo. Nimuvunira ibiti mu matwi, igihe kizagera muzataka ntawe uzabatabara. Nimuvunira ibiti mu matwi mukanga kumva, igihe kizagera, amagambo nemaze kubabwira, muzataka nta gitabara mufite. Mukosore ibyo abashinze ayo madini murimo banyuranije n'ukuri kwanditse muri Bibiliya. Mubikosore. Nta mpamvu yo guhora muri repetition y'ibintu bipfuye ngo urashaka kutagira gahunda wica ngo nuko ari byo wamenyereye idini ryawe ryakumenyereje. Mu Bayuda habaye agashya ko kwinangira kugambiriwe. Kambasomere Bibiliya mwumve. Mu Bayuda habaye ikintu cyo kwinangira, kandi uko kwinangira ni ukwinangira iyo birebye babikoze babigambiriye. Tujye muri Yeremiya igice cya 6 mbasomere mwumve. Umurongo wa 16 w'igice cya 6 cya Yeremiya haranditse ngo, Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubabaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri abe ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati, abo ni Abayuda Imana yari itumyeho Yeremiya ngo genda ubabwire. Ariko barahakana bati, ntituzayinyuramo. Umurongo wa 17, kandi nabashyiriyeho n'abarinzi nimutega amatwi ijwi ry'impanda. Ariko barahakana bati, ntituzayatega. Urumva gukiranirwa kugambiriwe? Urumva kwinangira kugambiriwe? Tuvaho tujye ku gice cya 18, turacyari muri Yeremiya, naho mwumva ko havuga. Umurongo Yeremiya igice cya 18 turahera ku murongo wa 11. Noneho rero Imana itumye Yeremiya, genda ubwira abantu bari Buyuda n'abatuye Yerusalemu uti, uku niko Uwiteka avuze ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubibateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ariko baravuga bati, nukurushwa n'ubusa tuzikurikiriza imigambi yacu, kandi umuntu wese wo muri twe azakurikiza umutima we mubi unangiye. Umva Abayuda, murabumva neza? Ati turabizi ko turi babi, turabizi ko dufite imitima mibi, ariko turakumenyesha wowe niyo Mana yawe ko tuzakurikiza imitima yacu mibi inangiye. Mwanyuze muri iyi nzira ngo ntayo tuzanyura, mwateze amatwi ntayo tuzatega, mwakosoye imico yanyu ntayo tuzakosora, tuzakomeza imitima mibi yacu inangiye. Abagatolika bagira indirimbo ivuga ngo komeza inzira watangiye. Ba Protestant twizi byanyu, murateganya gukomeza inzira mwatangiye mwasanzemo bene wanyu? Bagatolika mukurikije inkomoko yaho mwaturutse, nubwo ngiye kongera kuyisubiramo mu magambo avunaguye. Mu mugane w'indirimbo yanyu, muzakomeza inzira mwatangiye? Suzuma
inzira watangiye isuzume, numara kuyisuzuma uve mu nzira mbi ujye mu nzira nziza. Turakomeje urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma. Mutega amatwi, uyu munsi turasa naho dusoma amasomo menshi. Urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, mwumva abantu uburyo batajya bakura icyitegererezo kuri bene wabo bababanjirije, ariko nababwiye ngo uzakomeza kugera ikirenge mu cy'abamubanjirije barakosheje, akagenda nkabo, akiga kugenda nkabo, akanga ko ijambo ry'Imana rimukosora, uwazapfa nk'imbwa. Dore mbivugiye kuri mikoro ya radio. Urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya 36 here ku murongo wa 5. Abayuda bajya guhura n'akaga bikururiye bo ubwabo niyo mitima yabo inangiye. Mwumve mu mwaka wa 605 uko byagenze. Yehoyakimu atangira gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 11 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye. Murumvira ijambo muritindeho, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye. 6. Hanyuma Nebukadinezari umwami wa Babuloni aramutera, amubohesha imihana, amujyana i Babuloni. Nebukadinezari ajyana ibintu byo mu nzu y'Uwiteka i Babuloni, abishyira mu rusengero rw'i Babuloni. Wenda tugeze aho ngaho. Umwami aragomye, akoze ibyangwa n'Uwiteka. Nebukadinezari aramufashe, aramurwanije, aramutsinda n'ingabo ze, aramuboshye, amujyanye i Babuloni ari imbohe, arangije ashyiraho undi mutegetsi. Umurongo wa 9, tega amatwi mwumve. Yehoyakimu atangira gutegeka yari amaze imyaka 18 avutse, amara amezi 3 n'iminsi 10 i Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka. Uwa mbere ngo akora ibyangwa n'Uwiteka, uwo bashyizeho akoze ibyangwa n'Uwiteka. Umwaka utashye Nebukadinezari aratuma ngo bamuzane i Babuloni hamwe n'ibintu byiza byo mu nzu y'Uwiteka. Bigenda uko akoze ibyangwa n'Uwiteka. Nebukadinezari asubira ati nubo nawe ni mu muhambire, mujyane i Babuloni, agenda kubitwa, bazagwe muri gereza. Urumva gukora ikintu cya repetition y'ibyabayeho. Tuva aho ngaho ahita ashyiraho undi mwami. Tujye ku murongo wa 11. Sedekiya atangira gutegeka yari amaze imyaka 21 avutse, ategeka Yerusalemu, amara imyaka 11 Yerusalemu ari ku ngoma, akora ibyangwa n'Uwiteka Imana ye, ntiyicishije bugufi imbere y'umuhanuzi Yeremiya ubwo yamubwiraga ibiva mu kanwa k'Uwiteka. Wenda reka mbesoreje aha ngaha. Sogokuru wawe akose, iso ntakura icyitegererezo nawe akose, nawe nurangiza ugere mu kirenge cya so na sogokuru wawe. Muzi ko ariyo karande yo kamya amatorero? Muzi ko ari wagira ngo amatorero yariye uburozi? Icyiciro kimwe kigasaza kigapfa kikagenda, ikindi kikagikurikira, habe ngo batekereza gukosora ibyangijwe n'ababatangirije urugendo. Eglise Catholique twarebaga inkomoko yayo ubushize, mwese murabyibuka. Ndayigarukaho neza muyumve muri make. Ngiye kuyigarukaho. Muri uko kuyigarukaho ndashaka kugira ngo buri muntu wese abitega amatwi abyumve. Guhera Yesu amaze gupfa akazuka agasubira mw'Ijuru, kugeza mu mwaka 313 himye umwami w'abami Konstantino. Mw'isi hari icyo bitaga Eglise de Jésus, itorero rya Yesu, rigizwe n'abitwaga abakristo, abakirisito. Iri zina bari batijwe n'ababarebaga. Impamvu bari babatije ni iyihe? Icyambere, imbaraga y'ibitangaza ikiza bari bafite, iyo ngiyo yari imeze nk'iyo Yesu yari afite. Icya kabiri, umwuka wo kwitangira kwigisha abantu hirya no hino, barabarebaga bakabona ni nk'ibyo Yesu yari afite. Icya gatatu, kwicwa no kurengana, umuntu yicecekeye asenga asabira barimo kumurenganya nk'ibyabaye kuri Yesu. Icya kane, umurimo ugitangira abantu bose barareshyaga. Yesu awutangije barareshyaga, yozaga intumwa ibirenge, barasangiraga. Ibintu bitabaga mu Bayuda bari bafite isumbwe n'agasuzuguro no kuvangura no kumva ko batagenda n'abanyabyaha n'abantu baciriritse n'abantu b'abakene, maze bitegereza abakirisitu ukuntu bakoraga icyo gihe. Barangije barabareba
bati aba ni abakirisitu. Ngaho iryo jambo abakirisitu ryavuye. Uyu munsi muri iki kinyejana hari abakirisitu b'Abadive, abakirisitu b'Abagatulika, abakirisitu b'Abametodisite, abo muri Zene Temple, aba Beteli, ba Horeb, abantu ayote abakirisitu. Nyumvira ko kajagari. Murumva ko kajagari? Ikinyejana cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, icya kane hagati nibwo Gatulika yavutse. Panorama de l'histoire de l'église nahawe n'ababikira b'abaparotine. Amateka ya Kiliziya Gatulika, igitabo mfite n'ibindi bitabo by'amateka bigenda bigaragaza ubwicanyi bw'indengakamere bwakozwe na Roma y'Abakayizari. Urungiye kubasomera ni urutonde rw'Abakayizari bazwiho mu mateka ubwicanyi bwo kurimbura abantu b'Imana b'inzirakarengane babahora ubusa. Hari Nero, Domisiyani, Trajan, Adriane, Antonime, Marc Aurèle, Septime Sévère, Magismine, Dese, Valorien, Aurélie na Dioclétien. Abo bose bagejeje kuri Constantine wahagaritse ubwicanyi nk'uko nabibasobanuriye ubushize, bayoboye guhera mu mwaka 54 kugeza mu mwaka 313. Abangaba bishe miliyoni 5 z'abakirisitu, ariko abo nabazwi biciwe ahantu hagaragara, ahantu hazwi. Bakurikiwe n'ikiciro cy'abapapa mu miyoborere yabo nk'uko nabibabwiye mbibasomeye muri wowe nkurikira. Ntibabaye shyashya. Ndabaha ingero. Hishwe imbaga itabarika mu myaka 11, ubwo guhera mu 1995 kugeza mu 1116. Mu myaka 2 guhera mu 1147 kugeza 1148 hasogoswe benshi. Ubwo mugene murebe muri ibyo bitabo by'Abagatulika abapapa bariho icyo gihe. Mu myaka 3 guhera mu 1189 kugeza mu mwaka w'1192 Eugene wa gatatu yakoze amahano adasanzwe n'abo yishe n'umubare utabarika. Tuva aho ngaho mu myaka 5 guhera mu 1202 kugeza mu mwaka w'1207 Innocent wa gatatu we ibyo yakoze ntabwo ari ubwicanyi busanzwe, ahubwo wagira ngo ni genocide kuko yiciraga abantu kubamara. Twagiye mu myaka 3 guhera mu 1212 kugeza mu 1221 Honorius wa gatatu yagiriye nabi ikitwa abantu ku buryo bavugaga ko tere biciraga abantu zari zarabaye nka bendosa cyangwa se amakarayi y'amaraso y'ubwinshi bw'amaraso. Mu mwaka umwe guhera mu 1228 kugeza mu 1229 Gregoire wa 9 plan yo kurimbura abantu niwe wayiteguye. Tuvaho mu myaka 22 guhera mu mwaka w'1248 kugeza mu mwaka w'1270 Innocent wa kane yitabaje abami bo mu Burayi ngo nimumfashe turabe ko twabamaraho. Ubwo batsembaga abakirisitu, bagatsemba na buri muntu wese udashaka kugira ngo ayoboke icyo bita Kiliziya Gatulika. Kambabwire uku kwari gusohoza neza ubuhanuzi bwo muri Daniel n'ibyahishuwe. Ayo magambo narayababwiye. Daniel igice cya 2 uhere ku murongo wa 40 nguko ni kubwo bwami buzajanjagura bukamenagura buryo. Daniel igice cya 2 uhere ku murongo wa 25 azarenganya kurenganya egare ubwicanyi. Daniel igice cya 8 umurongo wa 24 azarimbura bitangaje. Daniel 11:39 azarwana kandi azanesha. Kurwana ntabwo ari ugutanga ifashanyo, si ugutanga ibigori. Ibyahishuwe 13 umurongo wa 7 havuga kuri iyi ngoma y'Abaroma b'Abakayizari ndetse n'Abaroma b'Abapapa ngo ihabwa kurwana bisobanura iki? Kumena amaraso. Ibyahishuwe 17 umurongo wa 6 uwo mugore yari asinze amaraso. Hari icyo mwumvamo? Abakayizari babicanye, abapapa babicanye, ubwicanyi. Daniel n'ibyahishuwe, ese muragira ngo Daniel n'ibyahishuwe mutiga ntibizabakoraho?
muragira ngo nibizabakoraho tuvaho ngaho tugende. Ndashaka kubasobanura isano iri hagati ya Satani, abaroma b'abapagani, abaroma b'abapapa, Illuminati n'imitwe y'ibyihebe. Shaka kugira ngo mwumve neza isano iri hagati yabo ngabo. Yohana igice cya 8 uhereye ku murongo wa 44 ngo herekera kose Satani yari umwicanyi. Satani yari umwicanyi, ni nawe se wabicanyi. Abaroma b'abakayizari babicanyi, abaroma b'abapapa babicanyi, Illuminati agatsiko kabicanyi, ibyihebe udutsiko twabicanyi. Aba bose ni abavandimwe kuko bose ari abicanyi. Nababwiye amagambo bushize, ni ikimenyetso cya Illuminati ni triangle irimo ijisho hagati. Mbabwira ngo mugende musome mu gatabo k'Abagatulika ku ipaje ya 4 ahari agatabo kitwa ibisubizo ku bibazo bikomeye abakristo bajya bibaza. Ni gute kuri iyo page ya 4 hari iriya triangle ya Illuminati irimo ijisho hagati? Nuko ari abavandimwe, migambi ni imwe, gahunda ni zimwe, nta tandukaniro. Ndabihamya mbitsindagira kandi buri wese abyumve, nutarabiza bimenye. Roma nyirisitu ivuka mu bicanyi b'abapagani bene Satani. Byo birirwa bababeshya muri za kiliziya ngo ikomoka ku ntumwa. Oya, inkomoko yayo niyi kuri Satani. Aho ubasha Roma pagani ubasha Roma nyirisitu. Ibyo byose bibiruhererekane kugeza ubwo za Illuminati zinjiyemo, kugeza ubwo imitwe y'ibyihebe yinjiyemo. Bose ni abavandimwe kuko bahuriye ku cyaha gikomeye cyane cyo kwica. Baca umugani mu Kirundi ngo ifizi y'intama itendera nka se. Muzi icyo bisobanura? Ntabwo waba muzima uvuka mu bantu babi, nawe ugomba kuvukana ubwo bwandu bwabo. Icyo bita heredite. Kiliziya turimo kuvuga, nabwiye ko ibyabo konje aya madini ngiye kuyashyira ahagaragara, ibyayo bikamenyekana, abantu batabizi bakabimenya. Iyi kiliziya niyo turiho, ifite mugambi ki ku matorero ari mu isi? Mubyumve neza, uwitwa umuprotestani watega amatwi kuruta abandi bantu bose. Vatican II, les 16 documents conciliaires, uhereye ku rupapuro rwa 495, imuza amatora icyo bise ecumenisme. Muri introduction ihari iravuga ngo promouvoir la restauration de l'unité entre tous les chrétiens, c'est l'un des buts principaux du Saint Concile écuménique de Vatican II. Barakomeza mu Gifaransa, ndabasobanura mu Kinyarwanda. Une seule et unique église a été instituée par le Christ Seigneur. Et pourtant, plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme les véritables héritiers de Jésus-Christ. Tous, certes, confessent qu'ils sont des disciples du Christ comme si le Christ lui-même était partagé. Il est certain qu'une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est, pour le monde, un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes, la prédication de l'évangile à toute créature. Bisobanura iki mu Kinyarwanda? Guteza imbere isubizwaho ry'ubumwe hagati y'abakirisitu bose ni imwe mu ntego z'ibanze za konsili ntagatifu ya Vatikani ya 2. Barashaka umugambi wabo, gahunda yabo, kuzabumbira abantu hamwe. Itorero rimwe kandi rukumbi ryonyine niryo ryashyizweho na Kirisito umwami. Nyamara kandi amadini menshi ya Gikirisitu yigaragariza abantu nk'aho ariyo yahawe umurage nyakuri wa Kristo Yesu. Mu by'ukuri bose bahamya ko ari abigisha ba Kirisitu, nk'aho Kirisitu nawe ubwe ari imibice. Nta gushidikanya ko amacakubiri nk'ayo arwanya ku mugaragaro ibyo Kristo ashaka. Mwite kuri amagambo ngiye kubabwira, basobanuriye nababwiye mu Gifaransa. Ateje isi akaga, niko barimo kuvuga ngo amatora ubu ngubu bateje isi akaga. Niko Kiliziya Gatolika irimo gusobanura amahanga.
ateje isi akaga kandi abereye igisitaza umurimo wera kuruta indi yose, ari nawo wuyu wo kubwiriza ubutumwa ibyaremwe byose. Uyu mugambi wamaze gutangira urarangira, hasigaye gusa kuvuga ngo ishyirwa mu bikorwa riratangiye. Loni United States of America, European, Uburayi bwunze ubumwe, European Union, Vatican ariwe promoteri w'uwo mushinga, aba bose bamaze kuwusinyira bidatinze. Izi ngufu ziwuri inyuma zirasohoza rwose ubuhanuzi, maze ndeba aho abantu bakwirwa. Loni yakiriwe mushinga, leta z'ubumwe za Amerika zakiriwe mushinga, wateguriwe mu Burayi, Vatican niwe wawupromotinze. Ko ibi misengere n'aka kajagari k'amadini birimo guteza ingorane mu isi, ko ari igisitaza, ko abantu bose bagiye kubumbirwa hamwe. Murajya he kubumbira abantu hamwe birimo kugenda bigaragarira amaso yanyu. Hari ababibona nk'ibisanzwe, abanyonzi hamwe, abamotari hamwe, abacuruzi hamwe, batagisimene hamwe, abakarani hamwe, abakozi ba leta hamwe, abigenga hamwe, guhinga imbuto imwe kandi gashorwa kuri koperative imwe. Yewe ab'imicere babe bamwe, ab'ibigore babe bamwe, leta zijye hamwe, leta z'ubumwe za Amerika, Uburayi bwunze ubumwe, Afurika yunze ubumwe, amadini abamwe. Mbega gusohoza ubuhanuzi, mbega umugambi wari murimo kwihuta, kandi mbega ngo urakirwa. Akabi ni ukudasoma Bibiliya ngo umenye ikirimo. Ingorane ni ukuba mwisi uri impumyi ku birimo kuba kandi binyura imbere y'amaso yawe. Bibiliya ngo bafite amaso ntabwo bareba. Kambabwire, andi mashyirahamwe azajya yifashishwa, aya ngaya tugenda tubona, ariko ntacyo yaratwaye. Uyu mushinga wa Kiliziya Gatolika umaze imyaka utegurwa, uradukoraho ryake, ndabibabwiye. Uyu mwaka utararangira, Roma ifite gahunda yo kwizihizaho bukera isabukuru y'imyaka 100 inyigisho za Lutero umuprotestani wanabutangije zishinguwe. Ndashaka gutangariza abantu bose banyumva, nanabamenyesha ko jye n'abandi nkanjye twazishinguye mbere yabo, twarazishinguye mbere yanyu. Twabatanze guserebura kuko inyandiko ze twazishinguye mu mitima yacu, turazuza ku manywa na nijoro. Twarazishinguye. Muratekereza ngo zarashinguye? Twashinguye mbere yanyu. Ubu turimo kuzuza, ubu nizo zirimo kugaruka, nizo zirimo kuzamuka, zishyira ukuri ahagaragara. Mwebwe mwashinguye ibyo twashinguye kera, kandi imishingurire yanyu si cyo kimwe n'iyacu. Imishingurire y'Abanyarwanda itandukanye n'iy'Abahinde, itandukanye n'iy'Abakoreya n'iy'Abashinwa. Hano ntibashingura kimwe, twe twashinguye mu mitima. Dufata iryo jambo, uwo mugorozi yahagurutse ashyira ukuri ahagaragara. Twarazuje ku manywa na nijoro, na n'uyu munsi tukiriho. Gusa mwamenyereye gukorera mu gihombo, na Bibiliya ubwayo yaranizwe imyaka myinshi. Vatican irayiniga, yarayiciye, yica n'abayisomaga. Ariko ndabamenyesha ngo ibyo bagerageje byarabananiye. Nibagerageze n'ubu bumwe babushyiramo imbaraga, leta zo kwisi zirabashyigikiye, turebe ko hari icyo bazageraho. Ariko ngira ngo muri buze kubyumva neza. Itangira igice cya 11, ubumwe bukoze umudugudu w'igomero bwabayeho, maze ku munara w'Ibabeli, reka sinakubwira, ngo barashaka kwereka Imana ko hari ubwenge bazi, hari ibyo bagiye gutunganya, isi yose ikajya ku murongo,
ngo kuko bibwiraga ko Imana izabarimbura. Uwiteka ati reka manuke no kureba uriya mudugudu urimo kubakwa. Isanze ari uw'igomero, indimi zabo irazinyuranya. Munyumve neza, uyu munsi ubu bumwe bukoze icyo bita ekumenisme ya promotinzwe na Kiliziya Gatolika bivuye i Roma ku cyicaro cya Papa. Ubu bumwe ubwo icyemezo kizaba gifashwe ngo noneho nibijye ku mugaragaro kandi ku ngufu, dore ko irimo kubigiramo umwete, yari ibangamiwe na Amerika none yamaze kubyemera. Uwiteka najya kumanuka kureba icyo gikundi, ntabwo cyo azanyuranya indimi, munyumve neza, azakongora umwanda, azavanaho. Mwibuke ko Babuloni ya mbere yari yubatse muri Uri y'Abakarudaya, ari naho haza mu munara w'Ibabeli. Munibuke kandi ko Roma nyirisitu ubwayo yitwa Babuloni ivugwa mu byahishuwe. Aha mbere indimi zaranyuranye, aha kabiri ni umuriro. Mu Bibiliya y'Icyongereza niho bavuga ngo as you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another, just as iron does not mix with clay. Bazagerageza kubumbira hamwe, bazagerageza gushyira hamwe ibumba n'ibyuma, mais ils ne tiendront pas, ntibishoboka, ntibizapfa bifatanye. Ubwo bumwe ntibuzashoboka kugera ku ntego, ntibibaho. Ntibuzashobora kugera ku ntego zabwo kuko izari inzozi. Babwiza ukuri, twaramize ntituzacira. Haya, twarakire ntituzarekura. Twabonanye n'Umukiza, yaratwakiriye atugira abana be, adufite mu biganza bye, kandi bona nubwo mwakwitabaza leta noneho zo kuyandi masi, nimuzatuvuvunura na buke na busa mu biganza bye yatubabariye ibyaha. Ndabihamya ku mugaragaro kandi ni ihame, niko biri. Katolike nababwiye ubushize inkomoko yayo, ubu mbasobanuriye umugambi ifite kubumbira abantu hamwe. Umugambi mwebwe mwumva ni amahirwe akomeye muhawe. Mugomba kwitaho ibi bintu no kwitondera ibi ngibi, kuko isi yugarijwe n'akaga gaturuka i Roma, ariko abantu bihishwa amaso yabo kandi ntabwo babizi. Nibinshobokera nzabasobanura uburyo Kiliziya Gatolika ifitanye isano ya bugufi n'idini rya Isilamu, dore ko amakanzu ari amwe, ingofero ari zimwe, bafite n'ibintu bimeze nk'amashapure n'ibindi byinshi cyane bagiye bahuriraho. Nimbona umwanya ibyo bintu nzabibabwira. Abaheburayo igice cya 2 guhera ku murongo wa mbere hari titire ivuga ngo kwirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Murongo wa 2, mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Muri iri somo hari ibintu twumvamo: kwitondera cyane iby'amatwi yacu yumvise, kwitondera cyane iby'amatwi yacu yumvise. Ikindi cya 2, kutumvira icyo wumvise, icyo wateze amatwi, icyanyuze mu matwi yawe ntabwo bizigera byirengagizwa. Ibyo bishyire mu bwonko. Nicyo kintu gikomeye cyane cy'ingenzi dukura muri iryo somo ryo mu Baheburayo. Kwitondera cyane iby'amatwi yawe yumvise. Icya 2, kutumvira icyo wumvise. Umuntu ntagire ngo bizaterera iyo, cyangwa se bizahagarariraho, cyangwa se bizarekwa. Umuntu byanga bikunze azabiryozwa, azabibazwa.
twikomereza Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 haranditswe ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka rikagabanya ubugingo n'umusokoro kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo ahubwo byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Iri somo ryo turarivanamo iki? Hano hatwereka ko ibyanditswe byera ijambo ry'Imana ko ryambika ubusa umwana w'umuntu rigacengera rikageramo indani rikamagaragaza uko ari akanenge kose rikagashyira ahagaragara. Hari ikindi kandi batubwiye ko ku by'umuntu yibwira ibyo agambirira ibyo atekereza wabishyira mu bikorwa utabishyira mu bikorwa, iyo ijambo ry'Imana riseseye rikinjira rigahinguranya ibyo ribishyira ahagaragara. Ibyo utatekereza ko byari bifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, ijambo ry'Imana rikaza rikabishyira imbaraga zidasanzwe. Hari ikindi kandi twumvamo, umuntu wese ahari yicara azi neza ko azabazwa ibyo yanyuzemo n'ibyo yakoze. Niko bashoje batubwira ngo imbere y'izatubaza ibyo twakoze. Wenda ndi kuri iri somo kubazwa ibyo abantu bakoze muzi icyo bita kumashwamashwa cyangwa se kurya indimi, kumwaragurika. Muzi icyo ari cyo? Uzi kubazwa ibyo wakoze. Hari njya nkurikirana ibiganiro iyo Perezida wa Repubulika yasuye ahantu maze umuturage akavuga akarengane yagize cyangwa se ibibazo yagiye ahura nabyo yagejeje mu nzego ntizibikemure. Umuturage kuva aravuze ati jyewe naragiye nsanga mudugudu arambwira ngo njye ku kagari, mva ku kagari njya ku murenge, njya kwa meya, mugezeho icyo kibazo, ubu maze kugenda inshuro 3 bansubiza ngo nzagaruke. Ikintu gitangaje, Perezida ajya abaza ati meya, iki kibazo cy'umuturage wagikozeho iki ko cyakugezeho? Maze wajya kumva kuko azi neza mu mutima we ko ahamya ko ntacyo yigeze agikoraho, ukumva ngo nyakubahwa wa Repubulika, nyumvira icyo gisubizo, atangiye kumashwamashwa, atangiye kuvuga ibitari byo. Aho kuvuga ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika agatangira ngo nyakubahwa wa Repubulika, bitewe n'iki? Arimo kuryozwa no kubazwa ibyo yakoze. Nyakubahwa wa Repubulika ngiki cyo bita kumashwamashwa, ngo icyo cyo kurya indimi cyari cyo bisobanura, cyangwa se kumwaragurika. Maze ejo tukumva kuri radio ngo yeguye kubw'impamvu ze bwite. Zahe? Ntazo, ahubwo ni ibyaha bye byo kutuzuza inshingano. Izo nshingano ziba zimureba, yabazwa ibyo yakoze, yananirwa kwiregura, maze tukumva ngo yeguye cyangwa se yegujwe. Niko n'abayobozi bagiye basobanura bati buriya nimukabona beguye inshuro nyinshi baba banegujwe kubera ibyaha byabo n'inshingano batigeze buzuza. Hanyuma rero mbabwire, umuntu ukomeza gukora gahunda y'ibyo yibwira ko ari byiza, azi ko atazabibazwa ahagaze imbere y'umucamanza w'isi n'ijuru, aribeshya. Uzi gukomeza gahunda y'ibyo ukora umazemo igihe kandi ari bibi, ari ibyaha, Bibiliya iragucira amarenga ikakubwira ngo wicara uzi kuzabazwa, nugenzura imitima uzabazwa ibyo wakoze. Amahitamo rero ari imbere ya buri wese, ari imbere yacu kugira ngo duhitemo ngo ese twumvire cyangwa se nitwumvire. Kuko uri kudushyirwa imbere kukagaragara, twifate dute? Amahitamo, guhitamo inzira umuntu akwiye kunyura. Hari inzira ebyiri mu byahishwe igice cya 22 umurongo wa 18. Bibiliya tubwira ngo uzongera ku magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo azongerwaho ibyago bicyanditsemo. Ubwo ni igice cya 16. Kandi uzagabanya ku magambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo azavanwa nawe ku mugabane w'abantu bazajya kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Mu yandi magambo, azakurwa kuri liste y'abantu bazajya mu ijuru. Ibyahishwe 18 umurongo wa 4. Abantu bave muri Babuloni kuko ateretse amahanga yose inzoga.
mubyumve neza, cyangwa se bitegure kuzahabwa ku bihano nayo izahabwa. Ibintu ni bibiri, nibavemo kuko yateretse amahanga yose inzoga, amahanga yaragotomeye, amahanga yarasinze. Niba badashaka kuva aho ngaho, noneho bitegure kuzahabwa ibihembo Babuloni izahura nayo. Byahishuwe igice cya 14 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9. Haragaragaza iki? Bibiliya irereka abantu ngo nibahitemo ikimenyetso cy'Imana cyangwa se bahitemo ikimenyetso cy'inyamaswa, bitegure akaga kazakurikira amahitamo yabo. Zira nebyiri, nta ya gatatu ibaho. Utari ku ruhande rumwe uba uri ku rundi. Ibyahishuwe 13 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku wa 8. Abantu bahitemo ari ukwandikwa mu gitabo cy'ubugingo cyangwa se kuramya inyamaswa zamutse ivuye mu nyanja. Bahitemo kimwe muri ibyo, kuko Bibiliya tubwira ngo kuri uwo murongo wa 8 asoza ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Shyira mu bwonko bwawe rero, urahitamo iki muri ayo mahitamo abiri urimo gushyirwa imbere? Ibyahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza ku wa 20. Abantu nibahitemo kuva mu kazuyazi bakonje cyangwa se babire, kuko gudakonja no kutabiruka bakazuyazi ibyo bintu biteye iseseme, kudafata umwanzuro muzima w'inzira umuntu akwiye kunyuramo. Abafaransa baravuze ngo à l'impossible nul n'est tenu. Ntabwo wabwirwa gukora ibyo wowe ubwawe udashoboye, ntibishoboka. On ne peut pas exiger de quiconque ce qui lui est impossible de faire. Ntabwo bakubwira ngo hitamo icyo wowe ubwawe udashoboye. Nta nubwo tubabwira ubutumwa bubereka icyo gukora mudashoboye. Ubishatse wowe ubwawe wakwihitiramo icyo ugomba gukora. Niba ari ugukomeza ubugome, niba ari ukwemera ijambo ry'Imana, niba ari ukurihitamo ukarihitamo. Ariko ntabwo ari igihe cyo kugira ngo umuntu akore ibintu atatekereje neza. Amahitamo nayo umuntu saga hatoya. Matayo igice cya 27. Pilato yahagaze imbere y'abantu arababwira ngo ari Yesu ari n'Abaraba. Uwo mukwiye guhitamo nuwe. Bose batera hejuru baravuga ngo Yesu nabambwe Baraba niyigendera. Ayo mahitamo yabo mabi mu kanya gato yabazaniye ingaruka batabashije kuba bakwihanganira. Matayo igice cya 19 uwo ya musore w'umutunzi wageze imbere ya Yesu mu marenga akomeye cyane. Yesu yaramubwiye ngo ari agakiza gatangwa ku buntu bidaturutse ku mirimo itegetswe n'amategeko. No guhitamo gukora imirimo itegetswe n'amategeko. Hitamo icyo ukwiye gukora. Yakoze iki? Yakoze ikintu cyo kugenza ikigongogongo, kuko ibyo byose byari bikubwe na zero. Amahitamo. Daniel igice cya 3 abasore 3 ari itanure no kubarara imbere y'ikigirwamana. Nibahitemo, bahisemo neza, Imana irigaragaza. Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 ari ugukorera Uwiteka, ari n'imana z'abanyamahanga. Abisirayeli bashyizwe imbere ayo mahitamo ngo nibahitemo icyo bakwiye gukora. Nibagihitemo icyo nashimye. Yosuwa yarababwiye ngo jye nahisemo karege n'inzu yanjye tuhisemo kuzakorera Uwiteka, mwese mubimenye. Ngayo amahitamo yakagombye kuba kuri buri muntu uwo ari we wese. Buri muntu uwo ari we wese akagira amahitamo meza atuma agira hazaza heza. Tugaruke kuri bya birego byacu 25. Biriya birego byose Roma nkirisiti regwa, ndetse n'ibindi tutigeze tugaragaza ahangaha ariko bihari, byose nta na kimwe gikubiyemo amafuti, byose birayifata ku mugaragaro. Umve neza ayo magambo mvuze. Kimwe mu bintu nanga urunuka ni ukugira ngo kuri gushyirwa ahagaragara. Abantu batifuza kuko kuri kwajya ahagaragara, maze ngo ibyabo nabyo bijye ku mugaragaro, bagashaka impamvu zipfuye zo gusobanura ko babanga, babarwanya, hari ugira ubatoteza. Oya, bene izo mekanizme de defense arizo nzitwazo. Kamabwira
nta na rumwe imbere y'Imana ruzemerwa, usibye ko nanjye ntarwemera. Urwitwazo rwo rwari rwo rwose umuntu yagaragarijwe ukuri agatangira gutekera ngo baramwanga, ngo baramuvuga, ngo baramurwanya, kandi ukuri kwashyizwe imbere aranakwitegereza. Izo mekanizme de defense abantu bazana nta na rumwe rushobora kwemerwa imbere y'Imana. Niko bimeze, iryo ni ihame nta n'uwarihindura. None iherutse gushyira ahagaragara ko ku isi ubu ngubu habarizwa amatorero ya gikirisitu arenga 33,000 afite ubuzima gatozi. Hano mu Rwanda amatorero avuka buri munsi amaze kurenga 400 ya gikirisitu. Dore rero ikintu kibabaje giteye agahinda ku byayo matorero, nta na rimwe rivuka rigamije gusubizaho imfatiro z'ubukirisitu bwataye isura kubera Roma yamaze kubwangiza. Nta na rimwe, kuko kuvuka kwayo nimukurikira neza muzasanga avuka bapfuye amafaranga, basuzuguranye, umwe yatesheje icyubahiro undi, umwe agashinga irye undi agashinga irye. Nta na rimwe rizana imfatiro zariho, ubutumwa bwariho, nuza iby'Imana byariho bitarangizwa ngo byandavuze bicafuzwe na Roma. Nta na rimwe riza rishyiraho kuri ku ijambo ry'Imana nk'uko kuri. Ndashaka ko mumenya impamvu itorero ry'i Roma rivugwa cyane cyane tukaritsindagira kandi tukarugarukaho mu byigisho byinshi. Mubyumve neza impamvu yaryo. Ano bajya batinya kuvuga ukuri kuravugwa kandi igihari kiravugwa. Nuko ibibi byose iyo biva bikagera byinjiye mu bukirisitu bigatuma ubukirisitu butisura n'umwimerere wabyo. Ibyo byose nta handi byakomotse i Roma. Nintangira gusesengura ingingo ku ngingo, igitabo ku gitabo, muzasanga ko ibyo mbabwira ari ukuri kweruye. Ukuri kweruye. Ibibi byose iyo biva bikagera byacengeye, byaseseye, byinjiye mu bukirisitu bigatuma ubukirisitu butisura, umwimerere bwahoranye bwavukanye ukajya hasi. Inkomoko yabyo byose byatkomotse i Roma. Ndabaha ingero. Ibi abantu mwirirwa muhindamo ngo ni iminsi mikuru ya gikirisitu, ari ya gipagani. Roma yafashe ikabatiza ikayambika ikanzu y'umweru, maze mwabyirirwamo amakonje leta zayatanga, abantu birirwa mu birori ukagira ngo ibyo bintu byakomotse ku Mana. Ibyo byavuye i Roma. Mihango mibi, mihango ipfuye, mihango ya gipagani barayibatiza bayambika ikote rya gikirisitu, abantu barayizihiza bayibamo nkaho yavuye ku Mana, kandi byahe birakajya. Imana ishyiraho ibintu, Roma ngo dufite uburenganzira bwo kubivanaho. Babuhawe nande? Ubwo bugome n'ubwo bukubaganyi bakoze bakavanaho ibintu, amatora akabakurikira. Turabasuzumira ingingo ku ngingo, tugiye kubivuga kandi dukoresha ibitabo by'abanyamatorero banditse, mutagira ngo hari ahandi tuzabivana. Ikindi cya gatatu gikomeye, amateka yaryo y'iri torero iri turimo kuvuga aryerekana nk'iryarimbuye za miliyoni na za miliyoni. Ubwo abaprotestani bagerageza gushyira ukuri ahagaragara, barabarimbagura, barabica, babicira kubamara. Shima Imana. Ntabwo ushobora kuzimangatanya ukuri ngo bishoboke. Ntushobora kuzimangatanya isura y'abantu. Icyo waba ubahora icyo ari cyo cyose, kuko utabaremye. Uzabigerageza ariko ntabwo uzigera urangiza gahunda yawe. Umupapa yabajijwe icyo avuga ku madini. Amadini urayavugaho iki? Yavuze amagambo yantangaje. Yaravuze ngo mu madini nemera amadini 3. Ndashaka ko mufungura amatwi yanyu mukumva icyo ngiye kubabwira. Yaravuze ngo nemera Kiliziya Gatolika kuko ari ikomoka ku ntumwa kandi ganje ku isi yose. Ntibajije impamvu yavuze ko ari yemera, ariko nuko ari umuyobozi waryo wa mugani. Kabiri ati nemera Isilamu kuko ifite abayoboke benshi, kandi ntabeshya. Nimurebe ibihugu birimo abisilamu ni byinshi cyane. Yavuze irindi torero rya gatatu, ndumirwa amagambo yageretseho. Aravuga ngo
hari irindi ry'agatsiko gato k'itorero ry'abadivanisiti b'umunsi wa karindwi. Bamubajije, mwumve neza, bamubajije ngo none se andi matorero y'abaprotestani ko ntacyo yavuzeho. Papa yarashubije ngo bariya n'abana bacu, ikosa bafite, ikosa bakoze nuko banze Mariya, naho ubundi turi bamwe. Murumva iyo mvugo? Murumva iyo mvugo? Kambabwire rero, mu byo mwitondera amatorero atatu. Mwitondere Kiliziya Gatolika, mwitondere Isilamu, mwitondere Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ndabaha impamvu, ariko cyane cyane mwitondere itorero ry'Abagatolika n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Reka nze mbasogongeze gato iby'ayo madini abiri atandukanye n'andi yose mubona. Andi buriya mubona ari mu bigare nayo ubwayo atazi. Aya matora ya madini uko ari abiri, ndababwira ngo muyitondere. Impamvu ni iyihe? Ibibera muri ayo matorero ndabizi kenshi cyane, mbonjya muri za misa kugira ngo nkurikirane ibihabera. Ibiterane by'Abadventiste mbibonekamo, ariyo mpamvu ibyabo byose mbizi neza, ndetse nanababwiza ukuri. Ababikira nibo bigeze kumbaza, bajyaga bantira ibitabo by'idini ryabo batagira, bakambaza ngo ariko tubwire, nk'ibi bintu wabivanye he? Ibi bintu wabivanye he? Ibi bitabo wabivanye he? Ndabitunga kuko nza agaciro kabyo, ndabifite rero. Kambabwire rero ko bafite umwihariko w'ibibi wabo bitaba handi. Bafite umwihariko w'ibintu bibi wabo bitaba handi. Ayo matorero abiri, ko mbere yuko mbijyaho kamanze mbibwirira iby'indimi ibiri, muze kumva neza ikintu ndimo kwinjiraho njya kuvuga. Burya bavuga mu Kinyarwanda ngo ababurana ari babiri, umwe abayigiza nkana. Ndababwira ibya Yerusalemu ni Babuloni, imijyi itandukanye. Yerusalemu cyari icyicaro cy'Imana, Babuloni hakaba icyicaro cya Satani. Ndabisobanura mu tugingo tune. Akambere, i Yerusalemu Imana yari umujyanama wabo. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 ngo nimuze tujye inama. Naho ibyaha byanyu nimuze tujye inama. Urumva iryo jambo? Yeremiya igice cya 4 ngo Imana yinginga abayuda. Wakwinginga abantu mudasanzwe mukorana. Yeremiya igice cya 7 ngo Imana isezeranya abayuda amahoro nibaramuka bayumviye. Yesaya igice cya 40 ugenda usomaho hose, ni Yeremiya igice cya 4, Yeremiya igice cya 7, Yesaya 40 na Yesaya igice cya 18. Harerekana neza ko Imana yari umujyanama w'abayuda. I Babuloni rero naho Satani yari umujyanama wabo, kuko i Babuloni niho harindiri y'abapfumu, y'abacunyi, y'abakonikoni, harindiri ikomeye cyane yabo. Daniel igice cya 2 umurongo wa 27 ugenda usome, harakubwira ngo iyo bagiraga ikibazo nibo bitabazaga kugira ngo babagire inama icyo gukora. Icya kabiri, Yerusalemu hari ingoro iyo Mana yabo yari umujyanama wabo bayisengeragamo. Mugene musoma urwa 2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 7 wereka umurongo wa 1. Wenda urwo rusenge nubwo barusenye barongeye bubaka urundi, bari bafite aho bayisengera. I Babuloni naho abo bapfumu, abo bacunyi, abo bakonikoni, usibye nibyo hari amasinagogi y'Imana zaho. Imana nka Beri, Imana nka Eya, Imana nka Mariduke, Imana nka Ishitari, Imana nka Enire, z'amoko menshi. Nzabasobanurira ibyazo neza nitwinjira ngiye gusobanura Babuloni cyari cyo. Hamwe Imana ibabereye umujyanama, ahandi Satani no umujyanama. Nuza i Yerusalemu bari bafite aho basengera iyo Mana. I Babuloni bari bafite amasinagogi baramirizamo Satani. Murumva ibyo bintu? Dusubire Yerusalemu hari ishuri ry'abana b'abahanuzi. Ugenda usome mu Bacamanza urwa 2 rw'ibyo ku ngoma.
urabibona abacamanza igice cya 20 usome igice cya kabiri rw'ibyo kungubira igice cya 28 bari bafite ishuri ryasohoraga abana b'abahanuzi bafashaga abantu cyane. Uko niko i Babuloni naho hari amashuri yari yaramamaye yajyaga asohora abapfumu, abacunyi n'abakonikoni. Urumva imijyi ibiri itandukanye ariko ifite aho ihurira. Icyakane, inshingano y'abantu b'Imana babaga Yerusalemu nk'uko biri mu Kuva igice cya 19:4-5 na Yosuwa igice cya 24:19, nuko bagombaga gukwiza umucyo bamenye bawukawukwiza isi yose. Urumva icyo kintu? Tujye Babuloni, wenda tujye mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 12, tujye no muri Yeremiya igice cya 51 guhera ku murongo wa 9 wa 6 tugeze ku wa 9. I Babuloni naho bifuzaga kubutindi n'ubutiriganya n'ubuyobe n'ubugome bwabo bikwira isi yose. Mubibuke mu gice cya 3 babwira abantu bose ngo bubarare bavuye imihanda yose y'isi kugira ngo nibataha bakagenda bageze iwabo bazigishe gahunda zabereye i Babuloni. Kangaruke gatoya rero ya madini abiri navugaga, ngira ibyo mvuga byayo bike, ubundi bigeze hafi kuri 30 ariko nifatiyemo utuntu duke cyane kugira ngo mbereke impamvu iby'aya matorero abiri akwiye gukurikiranwa cyane. Papa niyibeshye koko, ntabwo yibeshye. Ni irihe torero muri iyi si mwigeze mubona rifite ibitabo byinshi nk'iby'Abagatolika? Wowe nkurikira guhera kuri nimero ya 1 kurenga kuminuka muri za 20 ibyo bitabo ndabifite. Gatikisimo ku cy'abagore bataba abapadiri, imihango ya kiliziya, amateka ya kiliziya, umurundo w'ibitabo byinshi. Jya mu Bapanekoti nta uzabisanga, jya mu Methodiste ntabyo uzasangamo, jya muri AR ntabyo uzasangamo, jya muri Zane Temple ntabyo uzabonamo. Itorero ry'Abagatolika rifite ibitabo nta rindi torero ribifite nkaryo. Jya mu Badventiste munsi wa 7, ibihamya by'itorero imizingo, amigisha za buri gihembwe, ibyumweru byo gusenga, amavugurura, ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi n'ibindi byinshi cyane. Ngaya amatorero abiri afite ibitabo andi madini atagira. Murumva impamvu z'ibyayo madini bigomba gukurikiranwa bigasuzumwa abantu bitonze. Ubu gahunda ijyanye n'iby'ubuhanuzi mugiye kwigishwa itandukanye nuko mwari musanzwe mwiga. Bagatolika ibitabo byinshi, Adventiste munsi wa 7 ibitabo byinshi. Uriya nta mpamvu. Reka tuvaho ngaho tujye ku kindi kintu cya kabiri gisa naho gifitanye ibisanira muri ayo matorero abiri. Mujya mubona imitwe y'insoresore zambare wagira ngo n'abasirikare. Jya mu Bagatolika uzabasanga y'abaskuti n'abasaveri, jya mu Adventiste munsi wa 7 uzabasanga y'abajiya. Urumva? Jya muri ADPR harabuzabona se? Ntabuzabona. Jya muri Zane Temple ntabuzahuriyeho nabo, jya muri Assemblée de Dieu ntabuzabona. Ariko kuki aba bantu babiri bafite ibintu byenda gusa? Nukubera iki? Buriya nta mpamvu ihari. Bafite ibitabo byinshi bitagirwa n'andi madini. Noneho ikindi, bafite insoresore zitwara gisirikare ntabwo biri mu yandi madini. Ubu by'aya madini ntabwo bikwiye gusuzumwa. Reka tuvaho ngaho. Iyo ugiye mu Bagatolika usanga cyane ubututabo twinshi bafite. Turavuga ibya Mariya, bafite umugore, reka tubivuge gutyo. Wajya mu Badventiste munsi wa 7 ugasanga ibitabo byinshi amatitre yabyo ngo cyanditswe na Ellen G. White, umugore aha, umugore hariya. Uriya nta kibazo. Abantu ko numva bafitanye ibintu bikwiye gusuzumwa, ko abantu bakwiye kubisuzuma. Icyo si cya 3, reka tujye ku cya 4. Imishinga ifasha ko Bagatolika Caritas hakurya Adara. Ako murumva icyo kintu. Ibi bintu by'aba bantu bikwiye gusuzumwa tukabyigaho. Gahunda itapfa guhinduka.
gahunda itagipfa guhinduka ni icya gatanu. Ugiye mu bavandimwe bacu usanga misa yasomewe i Kabgayi, niyo yasomewe mu Ruhango, isomerwa i Kigali, amasomo namwe niyo yasomewe i Burundi, niyo yasomewe i Vatikani no muri Amerika. Gahunda iba ari imwe. Mu itora ry'Abadventiste usanga kenshi gahunda. Njya ndeba abacibwa benshi ngo bishe gahunda. Abo baca benshi ngo bishe gahunda. Naho haba gahunda zidasanzwe. Haba gahunda y'icyigisho cya mu gitondo, hari gahunda y'ishuri ry'isabato, hari gahunda y'amigisho. Iki cya saa 5 wava kajya hano ugasanga ni identique. Mujye mwumva ibintu bigiye bihura. Mujye mwumva gahunda zigiye zihura. Iyo ugiye ahandi usanga haba akavuyo. Ibyo usanze hasi ibyo usanga ahandi. Ibyo ubonye hasi ibyo ubona mu kindi cyumweru. Ibyo ubonye muri uku kwezi si ibyo baba bakoze mu kindi cyumweru. Gahunda zitajya zivogerwa, zitajya zigira ikindi kizirogoya. Usanga zimara umwaka, zikamara n'undi, ugasanga ibintu byabaye icyo bita routine. Zifite ibintu by'umwimere kandi byatangiye kera udashobora kwica. Kujya kubyica ari ukwikoraho, kwica gahunda y'abandi. Kanjye ku kindi cya gatandatu, guca iteka. Ati Kiliziya ni imwe n'intagatifu, ikokomoka ku ntumwa. Agatabo mfite kanditswe muri 48 kagatikisumu ku ipaji ya 32 barandika bagaturika ngo utari muri Kiliziya Gatulika ntagire icyizere cyo kuzajya mw'Ijuru. Urumva icyo kintu? Ntagire icyizere cyo kuzajya mw'Ijuru. Jya hirya mu munsi wa 7 itorero ry'Imana rifite amategeko 10 y'Imana no guhamya kwa Yesu nk'uko ubuhanuzi. Niba utaruhuka isabato ntuzajya mw'Ijuru. Iyo mvugo se ntabwo mujya muyumva? Itandukanye Yesu niyo ngiye. Yesu atifite izindi ntama. Aho muvane y'ibitekerezo, mutekereze neza. Ariko si icyo nashatse kuvuga. Nagene utuntu twenda gusa. Jya mu Bagatulika uzahasanga ibitabo byinshi bivuga iby'abatagatifu n'imibereho yabo nuko biyambazwa. Vayo jya muri ry'Abadventiste munsi wa 7 uzahasanga ibitabo urebe byanditseho ngo abakurambere n'abahanuzi. Usange bavimuzi abantu bose bavugwa bakera, abahanuzi n'abami. Usanga ibyo bintu byose biragira. Kuki hari ibintu byenda gusa udasanga handi mu yandi matorero? Tujye ku cya 8 imyanzuro ifatwa. Nigeze soma amagambo ngo papa ntajya avuguruzwa. Impamvu nta yindi ngo nuko atajya yibeshya igihe cyose abarimo gutangaza amatangazo ya Kiliziya. Bimushyira mu mwanya ukomeye cyane, ukomeye. Utinya umuntu bitanyira ubutungane. Wajya hirya mu Abadive akakubwira ngo imyanzuro y'inama y'itorero ntigivuguruzwa kuko igihambiriwe mwese kiba gihambiriwe no mw'Ijuru. Iyo ryaguhambiriye iryo hasi nubwo wazajya he, ngo imyanzuro yafatiwe mu nzego zo hasi biba byarangiye, kagira ngo ni Imana ifashe. Kuki ibyo hari ibintu by'ibisanira basangiye utabona ahandi? Ni iyihe mpamvu? Tujye ku cy'iterabwoba cya 9 terabwoba. Iyo umugatulika bwiwe ngo azahagarikirwa amasakaramentu aratitira, ubwo bukamwica ukagira ngo afungiwe amarembo yo mw'Ijuru. Njyamona abantu benshi bahamagarwa tuzaguca nukomeza ibyo urimo. Umuntu agahita yumva neza Ijuru riramugwiriye. Umukobwa umwe yigeze kujya mu mavu n'Abadventiste munsi wa 7 nyuma y'ibyumweru 2 barabatijwe. Yari umukarismatike ukomeye cyane, ndanamuzi, yaje gutura muri uyu mujyi wa Kigali. Iryo torero batirijwemo arangije kubera ko yari yifitiye gahunda yo kwikorera ubukwe. Akimara kubatizwa baratangaje ngo agiye gushyingirwa. Abayobozi babakoze inama ngo ibi bintu ntabwo twabyemera,
ntabwo yigeze afata umwanya wo kwiga ngo yige neza amenye amahame y'itorero. Barakomeza barasigana bananirwa kumvikana, baciteka ngo uzataha ubwo bukwe bazamuca. Padiri nawe ati umuntu w'iwacu nawe uzajya muri buriya bukwe tuzamuhagarikira amasakaramentu. Ko ibyo bintu numva byenda gusa se, ko numva byenda gusa, ko numva byenda gusa. Tujye ku maturo, cyo ni icya 10. Gaturika bari bafite icyo bitinda urugensiya, katanga amafaranga ukababarirwa ibyaha wakoze, ukababarirwa n'ibyo uzakora. Munyumvira ubwo bujiji, munyumvira ubwo bujiji. Hirya se njyangana n'abapasitori bakambwira ati ntabwo ibyacu byadogereye, ubu harashimwa umurika menshi. Ubwo wagawe ubu taharanira kugira ngo arebe uburyo yazana ifaranga ryinshi, ibwo yakirwa neza. Ariko bundi ibi bintu ni ibiki? Ibintu ni ibiki? Hari abasabye benshi cyane ngo nzabashyire ahagaragara ubutumwa itorero, nk'uko tugenda tugaragaza ibya Roma nkirisitu tukabishyira ahagaragara, ngo tugaragaze neza ubutumwa itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rikwiye kwigisha, ngo tunagasobanure imvururu zijya ziribonekamo. Ibyo ndabibemereye rwose cyane, vuba aha ndabikora. Ngo ndimo kubabwira gutya, ndangije urugendo shuri mu mitwe yaryigometsemo, imaze kuryigomekaho irangije irasohoka, ndetse n'ibibazo biririmo indani muri iryo torero nabyo mungaye gutinde ntimungaye guhera, nabyo ndaje mbishyira ahagaragara. Ababwire mfite ibitabo byinshi bya Kiliziya Gatulika, usanga nta n'abagatulika babifite. Mfite ibitabo byinshi by'abatemwe ndo Jehova, mfite ibitabo byinshi basubiremo ngo byinshi by'Abadiventiste umunsi wa karindwi, mfite ibitabo byinshi binyuranye bivuga iby'amateka cyane cyane y'amadini. Mu gihe rero ngiye gusesengura inyigisho zihishe mu madini, ba nyirazo bapfukamye hejuru bakazipfukirana, batashatse ko zimenyekana, bamwe kandi batanazi, hari n'abatazi ko zinabaho, abandi bakaba bazirwanya. Ngiye gutanga inama 3, muzumve neza, inama 3. Iya mbere, umugaturika wese yava akagera, niba yifuza kujya mw'Ijuru, azibukira inyigisho zose zikomoka i Roma, yite kuri Bibiliya ntagatifu. Ndasubiramo, umugaturika wese yava akagera, niba yifuza kujya mw'Ijuru, azibukira inyigisho zose nta nimwe asigaje zikomoka i Roma, yite kuri Bibiliya ntagatifu. Impamvu uvuze iki ni iyi: imihango ipfuye niho yakomotse. Ibintu byose nkabona ba Calvin na John Wycliffe na John Knox baravuze ngo umuyobozi waho ni Antikristo uvugwa muri Bibiliya. Bati ni itorero, ni idini rihagarariye abagomeramana basenga Imana. Ikimenyimenyi, reka mbazane ibitabo muzabyumva. Ngo Bibiliya avuga uku, ngo ariko twebwe twagize uku. Bibiliya avuga uku, ariko twebwe twagize uku. Nayo mpamvu ufite ubwenge, niba adashaka kugendera mu mico nk'iy'Abayuda bazize, uwa mbere ajyaho ngo akora ibyangwa n'Uwiteka, undi ajyaho ngo akora ibyangwa n'Uwiteka, undi ajyaho ngo akora ibyangwa n'Uwiteka. Niba wumva ushaka kuzajya mu ijuru, ukaba wumva ushaka kuzajyayo, ndakubwira mugaturika unteze amatwi, uneze amatwi, vinyuma y'icyitwa inyigisho zose uzi ko zikomoka i Roma. Eka biraruhije, biranakomeye, ntawe wapfa kumva aya magambo, arakomeye, nta nubwo yapfa kwakirwa neza mu bitekerezo by'abantu, ariko ni ihame kandi niko biri. Urashaka gukiza ubugingo bwawe, kora icyo.
ukora icyo, yaba ukuhagarara imbere, yaba ukwigisha, yaba uwo muvukana, umugore wawe mubana, abana bawe, bene wanyu, nta n'umwe uzakujyana mu bwami bwo mw'Ijuru. Iyo Bibiliya ntagatifu zaramukuyirengagije, uzamenye kurimo kwishyira umugozi mu ijosi. Inama ya kabiri, umuprotestani wese iyo ava akagera amenye ko Roma itamufitiye umugambi mwiza habe na gato. Yagerageje kubamara ikoresheje inkota biranga. Daniel igice cya 8, azabashishwa kugera ku mugambi we n'uburyarya, ni kwivuga. Nimutaba amaso rero ngo mugaruke, mwibuka aho mwavuye mukagwa, nkarabiye mu matwi yanyu, nimutibuka aho mwavuye mukagwa, ngo musubire ku rufatiro rwa mbere, musuzume inyandiko nababwiye z'abaprotestani b'umwimerere, murebe icyo bigishaga, murebe icyo bavugaga, murebe icyo amahame yanyu yigishaga. Nahoze soma ariya matezi ya Luther 95, nahoze soma ishingiro ry'ibya ba Jean Calvin, aba John Knox, uburyo bahagurukira ubuprotestani ibyo bigishaga. Ndeba amatore turagi protestani ahari ubungubu, y'intumbi gusa afite izina ry'uko ariho nyamara ari intumbi. Ndavuga ngo nibaramuka badasubiye ku rufatiro rw'icyatumye bitwa protestani, namwe murakurikira urwo bene wanyu bapfuye, urwo abandi bapfuye, ababarwanyaga namwe nirwo muzapfa. Iyo yari inama ya kabiri. Yari inama ya kabiri. Ndibwirira rero noneho abantu b'Imana, abantu b'Imana, namwe mwumva icyo ngiye kubabwira. Abazi ko bafitanye amasezerano n'Imana, abihanye bafite ubuhamya buzima, abantu bababariwe ibyaha byabo babifitiye ubuhamya, bantu muzi neza ko mwabyawe ubwa kabiri. Umva, munega amatwi, va hasi mukore, mwiceceka, mwerure ukuri, mwerure ukuri. Ubushize nababwiye ngo imwe mu nkingi zibubatse ni ugukora umurimo w'Imana. Iyo hirya yo kwiga, hirya y'amasengesho mugomba kugira, indi nkingi bubatse aho muzakura imbaraga, dore ko abantu banerezwa no mu murimo, ni ugukora umurimo w'Imana. Muraramuka mwicecekeye, ni akazi kanyu. Va hasi, nimukore, mwiceceka, nimwerure ukuri. Impamvu nta yindi, nuko ari mwebwe mwahawe ijambo. Mwebwe mufitanye amabanga adasanzwe n'Uwiteka. Imana ibereka ibyaha byanyu, ibababarira, ibaha amahoro yo mu mutima. Ni sinyari ishize muri mwebwe y'amahoro yo mu mutima ngo nimuhaguruke mugende mumvugire. Mugomba gukora umurimo mutitaye ku kintu na kimwe n'iki mwasinyiwe urwandiko n'Uwiteka. Gusa ingorane muzagira nuko muzasanga abantu bitambika imbere yanyu ngo kuki wagiye ntaguhaye urwandiko. Imana iguha urwandiko nurangiza ngo utegereje n'iza abantu. Vuga! Fungura ko kanwa kawe. Va muri ubwo bwoba. Mwigira ubwoba kuko abo murimo gutinya ni intare ziziritse, ndetse nabababwire nta namenyo zikigira. Byazo byararangiye. Atakebwe mu mitima babacecekesha nkande batabahaye ijambo. Mugaceceka namwe marangiza mukagira ubwoba. Abo bababuza kwigisha ijambo ry'Imana, imbaraga zabo zishira kuri urwo ruhimbi bahagazeho. Iyo amanutse intambwe imwe arurenga, imbaraga ze zose ziba zirangiye. Ajya kurenga urusengero ibye byarangiye. Muratinya ubusa. Muvuge, mwerure ukuri, mugushyira ahagaragara abantu bakire. Muraramuka mucecetse, isomo n'abasomeye ubushize. Yesu yaravuze ngo muraramuka mwanze kumpamya, mutinye kumpamya, nanjye nzagira ubwoba bwo kubahamya imbere ya Data n'imbere y'abamarayika bera. Hasoni baravuga mukanyegera, baravuga mugahunga, ukuri nk'uko kuravuga ugasanga ni mwe mwatitiye imbere y'abandi. Haguruka mwivane mu ubwo bubwa bubarimo, mukora umurimo w'Imana. Ndizera ko mwumva neza Ikinyarwanda cyo ndimo kubabwira mu cyumva. Ndacyabwira nsatanga inama kuri aba bantu bafitanye amasezerano n'Imana. Iyo rosore, icyo kiringiti cy'ubunebwe n'ibitotsi bimaze kuba nk'ubugoryi bwamaze kwicurika muri ubwo bwonko bwanyu,
mubivanemo. Kangira ikintu mbabwira, murabona aba basore barumuna bacu, iyo bigeze mu masaha 8 saa 9 ukabona barimo kuzenguruka mu mujyi, umwe ahagaze aho, undi ahagaze hariya n'imbunda, bambaye za magazini zuzuyemo amasasu. Muzi impamvu yo guhagarara kwabo hariya? Nk'abatuye muri iki gihugu murabizi neza, kigeze kubura amahoro. Iriya mbunda niyo yakoreshejwe kugira ngo umutekano ugaruke. Uyu munsi niyo irimo gukoreshwa kugira ngo wa mutekano ukomeze kurindwa. Umva icyigisho kiri aho ngaho. Bantu muzi ko mwiyunze n'Imana, mufitanye amasezerano n'Imana, ntabwo muzi aho mwakuye umutekano uri mu mitima yanyu, ntimwahinnye amavi mugasenga, si uko mwahaye agaciro iby'Imana, si uko mwagiriye icyizere Yesu, si amajoro mwaraye musenga. Ibi bintu ibi mwakoresheje, mwagiyemo mukabona amahoro yo mu mutima, ngibi byo mugomba gukoresha n'ubundi kugira ngo muyarinde. Ngibi byo mugomba, imbundiga izanye umutekano niyo nawurinda. Aho mwavuye murahazi, aho Uwiteka bakuye murahazi. Ayo mavi niyo yabaye intwaro. Ukuntu mwahaga agaciro iby'Imana nibyo byabaye intwaro. Kugirira icyizere Yesu nibyo byabakijije. Amajoro mwaraye mwavanyemo ikintu cyiza, amahoro yinjira mu mutima. Nimwongere mubikoreshe, murinde ayo mahoro ahasigaye, maze twamamaza ubutumwa bwiza, abantu bamenye ubutumwa bwiza, maze nabo babona amahoro yo mu mutima. Icyo twakoresheje tubona amahoro nitugikoreshe mu kuyarinda, maze ahasigaye tuvuge. Yesu yaduhaye ijambo, nta mpamvu yo guceceka. Abumvise iki cyigisho mwese, Imana ibahire, kandi twese tubonere umugisha mu izina rya Yesu. Ikindi nabatangariza, ikindi gikomeye nabatangariza, mumaze kumva inkomoko y'idini iri ngiri Kiliziya Gatolika, mumaze kumva umugambi ifite utari mwiza na gake na busa. Uwagira ikibazo kuri aya magambo maze kuvuga, azantelefone, aze hano icyo atumva nkimusobanurire. Gusa uzaza witwaje ibitabo by'idini ryanyu, nurangiza ugereko Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya yeri yumva izabikunogeye abari uzazana, maze ukuri gushyirwa hagaragara, urubanza ruzacirwa n'abatwumva. Imana ishimwe kandi himbarizwe iri jambo yandikishije mu izina rya Yesu. Dusenge. Urakoze Nyagasani, uri mwiza cyane kuko wandikishije ibitugirira akamaro, icyubahiro kibi cyawe. Uduhe kubaha no kubahiriza ijambo ryawe no kwitegura nk'uko bikwiriye, mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Hari igihe kizagera Umwami Yesu agarutse kutujyana iyo mw'Ijuru, ati nimuze bana banjye.